Katy Perry ari gukora tour yise Lifetimes. Justin Bieber nawe yaronchega album yiswe Swagger. Blanca Pink nabo bari gukora tour 19 Pig ndetse na Peacemaker turaza kureba ibyabo. Ndagushimiye tujye kubana mwaya makuru ya entertainment. Icyo ngusabye no kuniza amaso n'amatwi maze tukimvira ibiri kugenda bivugwa hirya no hino kwisi mu bijyanye na entertainment. Katy Perry ari gukora tour yise Lifetimes, aho azagenda azenguruka ku mugabane wa Amerika, ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku mugabane wa Aziya. Ni tour ari kugenda akora kugira ngo arusheho kwegera abakunzi biwe muri rusange, no kongera kubagaragariza yuko abari kumwe nabo umunsi ku munsi. Ni tour rero azagenda akorera ku imigabane igitandukanye, haba ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku mugabane wa Aziya ndetse nyine no ku mugabane wa Amerika. Ni tour bivugwa ko nyine izagenda irushaho gukurura abakunzi biwe ndetse n'abagiye bifuza kumubona bakamubona byoroshye. Reka tugaruke kuri album ya Justin Bieber yaronchingaga. Ni album ye yise Swagger, aho yayironchingiraga hariya i Hollywood. Akaba kandi yizizaga n'imyaka 30 ari kuri stage performinga nyine n'imyaka 30 yizizaga akora ibi bintu by'umuziki ari kumwe n'abakunzi biwe hariya i Hollywood. Niho yaronchingaga cyangwa se yashyiraga ku mugaragaro album yiwe yiswe Swagger. Ni album yise Swagger iri kugenda ikundwa n'abatari bake hirya no hino ku isi. Uyu muhanzi rero waje kugafata cyangwa se ukunzwe n'abatari bake ubwo yaronchingaga album ye Swagger hariya mu kigo gishinzwe nyine cyangwa se gitunganya ibijyanye na filimi ni i Hollywood, yizihiza n'imyaka 30 ari kuri stage. Justin Bieber ari kugenda akora ikiswe nka launching spam kugira ngo album yiwe ya Swagger irusheho gukundwa. Reka tugaruke kwa abahanzi bitwa CB19 K-pop, n'abahanzi babarizwa ku mugabane wa Aziya, bari kugenda nyine bakora urugendo ku isi ndetse bakora nyine n'ibitaramo bigiye bitandukanye. Ibyo bitaramo biri kugenda nyine byitabirwa n'ingeri zigiye zitandukanye, ndetse iki gitaramo cyabo bakaba barakise Simura The Wax. Rero ni projet yabo bakoze kugira ngo barusheho kwegerana n'abakunzi babo bagiye batandukanye bari hirya no hino ku isi, kugira ngo barusheho nyine kwinjoyinga ibihangano byabo. Aba bakunzi rero cyangwa se abakunzi b'iri tsinda CB19 bazagenda bahura nabo ku isi hagiye hatandukanye nyine ku mugabane w'Uburayi n'ahandi. Reka tugaruke kwa bangaba bitwa Blanca Pink. Yamaze gutangaza yuko deadline tour izaba mu mpera z'uyu mwaka wa 2025. Ni tour rero izagenda igera ku migabane igitandukanye y'isi, haba ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku mugabane wa Aziya. Iri tsinda rero niryo ryamaze kubishyira hanze yuko mu mpera z'uyu mwaka wa 2025 aribwo rizakora iyo tour yaryo yo kugenda rizenguruka imigabane igitandukanye igize iyisi, kugira ngo barushe kwegera abakunzi babo mu bijyanye no kubashyikiriza cyangwa se no kubagezaho ibihangano byabo. Iri tsinda Blanca Pink nyuma yo gutangaza yuko nyine rizakora ibyo bitaramo, abakunzi babyo babyakiriye neza. Reka tujye kuri filimi ikomeje kugenda ikundwa n'abatari bake. Ni filimi yiswe Peacemaker. Ni filimi ubwo yaberaga hariya San Diego, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubundi ibyamamare byinshi byatangajwe n'uburyo byabonye show yari
y'akataraboneka cyangwa se ni show itari yitezwe, aho nyine biteguraga cyangwa se bafataga amashusho azongera azagaruka muri season ya Peacemaker, season ya kabiri, Predator, Brandon Drax, Rick and Moto na PC Jackson, season ya kabiri izasohoka ku ya 10 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2025. Ubwo rero iyi show yaberaga i San Diego ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyamamare byinshi bizagaruka mu mashusho nka Peacemaker season 3, Predator, Brandon Drax, Rick and Moto na PC Jackson, season ya kabiri nyine izasohoka kuri uyu wa 10 Ukuboza muri 2025. Ni filimi yitezweho nyine kuzagira audience cyangwa se kuzarebwa n'abatari bake, kuko abantu biteze kuzareba nyine igice cya kabiri cy'iyi season itegerejwe n'abatari bake mu bijyanye na entertainment cyangwa se n'abakunzi ba movie muri rusange. Ibyo rero ni ibyo biri kugenda bivuga muri entertainment mw'iyi minsi, aho rwose Justin Bieber ari kugenda nyine we launching album ye yise Swagger. Ndagushimiye, komeza ugira ibihe byiza. Ciao ciao.